Ikaze nanone kubw'uyu munsi ndabakire mwese ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kuri uyu munsi wo kuganira ijambo ry'Imana icyumweru cyiza kuri mwebwe mwese. Uyu munsi rero turashaka gukomeza kuri topic twatangiye icyumweru gishize tuvuga ku kibazo Paulo yabajije mu gice cya 6 cy'Abaroma, aravuga ngo se dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Iki ni igice cya 2 tugiye kuganira kuri iyo topic tunarangiza iki gice cya 6 cy'Abaroma. Rero twaribajije tutese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage, guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14 Paulo yagiye atanga ingingo zitandukanye asubiza kuri icyo kintu umuntu wese ushobora kuba yibaza, kubera ko ahabwirijwe ubutumwa bwiza cyane cyane bushingiye ku buntu bw'Imana. Icyo kibazo kigenda kigaruka, icyo kibazo abantu bagenda bakibaza. Hari n'uwavuze uti abantu batibajije icyo kibazo ntabwo bisa nkaho ubwo buntu bw'Imana buba butarasobanukiwe cyangwa se butavuzwe neza. Rero yaba ari jyewe, yaba ari wowe, yaba ari nabo mu gihe cya Paulo bagiye bibaza bati ese koko ubu butumwa ko ari bwiza cyane, kuko the gospel bisobanuye ubutumwa bwiza cyane, aho ubwumva ukumva bwenda gusa nkaho ari ikinyoma, kuko ibyo Yesu yadukoreye ibintu birenze cyane ibyo umuntu ashobora gutekereza. Umuntu ni umunyabyaha, umuntu yatandukanijwe n'Imana, umuntu nta byiringiro afite. Ibaze rero Imana kwihindura umuntu igasiga ubwiza bwayo ikamanuka mu isi ije gucungura umuntu utayizi, utayikunda, utanayishaka, udafite na gahunda yo guhindukira. Kubera ko agakiza kacu ntabwo ari twebwe twatumiye Imana, agakiza kacu ntabwo ari twebwe twahisemo kwihana. Imana irebye intambwe duteye iravuga iti ubwo bateye intambwe reka nanjye njye kubapfira. Biravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, ni initiative yayo, niyo yabishatse, niyo yabitekereje. Yarebye isi irayikunda, itanga umwana wayo w'ikinege. Rero abantu kubyumva biragoye cyane. Ahantu Paulo yavuze mu Bakorino ba mbere aravuga ati ku Bayuda, iyo Abayuda bumvishe ubutumwa bwiza, ntabwo bumva ko Kristo Mesiya babonye wavutse ari umukene, avuka ameze nk'abandi, avuka akora nk'iby'abandi, ntabwo biyumvishaga yuko uwo Mesiya ashobora gukiza ubwoko bw'Imana, kuko hari ubwo bamitekerezaga, hari uburyo basomaga ubuhanuzi bakabona ko hari uburyo azaza ari umwami, azaza aje kubacungura, ariko uwo babonye, ishusho y'umuntu babonye yari itandukanye cyane na Mesiya bari bategereje. Noneho wareba ku rundi ruhande abanyamahanga, Abagiriki, nabo bareba uwo Yesu wambitswe ubusa, agakubitwa, akajya ku musaraba, nabo bakibaza se ni gute umuntu nk'uwo nguwo yacungura isi? Umuntu bakubise, umuntu udafite n'imbaraga zo kwikura ku musaraba, umuntu w'umukene, umuntu wambitswe ubusa, umuntu bafashe kuriya, ni gute yacungura abantu? Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo kubarimbuka ubutumwa bwiza ni ubupfu, ariko kuri twebwe abizera ngo ni imbaraga y'Imana. Urumva rero ko byoroshye ko umuntu yakumva ubutumwa bwiza, akumva uburyo busobanutse, akumva ni ibintu bitoya, akumva ni ibintu byoroheje, akumva ni ibintu byiza cyane bimeze nk'ari filime, ariko ubutumwa bwiza ni ukuri guhindura ubuzima bw'abantu. Rero bamwe rero babyumvaga cyane cyane nko mu itorero. N'uyu munsi abantu bumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bakumva ni nkaho ari ubundi burenganzira abantu bahawe kugira ngo bakore ibyaha. Usibye ko umuntu ari umunyabyaha mu buryo buhagije, ku buryo adakeneye umuntu umuha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Umuntu ntabwo akeneye umufasha gukora ibyaha cyangwa se umuha ubwo burenganzira, kuko umuntu ni umunyabyaha aho ava akagera. Biravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Umutima wawe wonyine uraguhagije kugira ngo ugushuke, udakeneye undi muntu wagushobora. Ariko Imana ishimwe kubw'ubuntu bwayo, kuko nicyo gisubizo yabonye cyakiza umuntu. Kuko biravuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Rero umuntu wigizayo ubuntu bw'Imana, umuntu usuzugura ubuntu bw'Imana, aba ashaka kuvuga yuko imirimo ye n'imyitwarire ye, aba ashaka no kuvuga ko kubwe ashobora kwiyeza, kandi ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu ashobora kwihindura, ntabwo umuntu ashobora kwikiza, ntabwo umuntu ashobora kwizanira agakiza
uretse kwizera ubwo buntu bw'Imana, kandi ntabwizere gusa icyo gihe akijijwe, ahubwo akabwizera ubuzima bwe bwa buri munsi bumufasha no guhinduka no gukura agenda asa na Kristo. Rero kimwe mu bintu Pawulo yasobanuye avuga uburyo ikibazo cyo kwibaza yuko ubuntu butera abantu gukora ibyaha bitakagombye no kwibazwa, yaravuze ngo icya mbere twapfuye ku byaha, ni gute twaramira muri byo? Ni gute umuntu wapfuye ku byaha yakongera kandi agashaka kubibamo? Iyo ibyaha biturebye, iyo ibyaha bitwitegereje nk'abakijijwe, bibona ko twapfuye kuri byo, ko birivuga ko twapfanye na Kristo tuzukana nawe. Ariko aho twarangije ku murongo wa nyuma wa 14, mbere yuko nkomeza ku murongo wa 15, niho yavuze ati ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Ngo mbere nyuma yo kumenya rero imbaraga z'ubuntu bw'Imana nicyo ubwo buntu bw'Imana bukora mu buzima bw'abantu, arimo arabwira abakristo b'i Roma akababwira ngo bene data, ibyaha ntibikabatware, ibyaha ntibikabategeke, ntimukabe imbata z'ibyaha kuko mutakiri munsi y'amategeko ahubwo muri munsi y'ubuntu bw'Imana. Bishatse kuvuga ngo umuntu wasobanukiwe ko ari munsi y'ubuntu bw'Imana ntabwo bishoboka ko yatwarwa n'ibyaha, ahubwo kutabyumva nibyo bituma kudasobanukirwa nibyo bituma bimurimbura, kuko abantu banjye bishwe cyangwa se barimbuwe no kutamenya. Ahubwo icyumweru gitaha nitureba noneho amategeko ku gice cya 7, aho Pawulo yagiye asobanura neza mu buryo bwimbitse amategeko na effect y'amategeko, uzasanga ahubwo amategeko cyane ya Mose no kugendera mu muco w'Abayuda n'amategeko Imana yatanze no kudasobanukirwa impamvu Imana yatanze ayo mategeko, nibyo bituma umuntu atwarwa n'ibyaha cyangwa se ategekwa n'ibyaha. Rero icyo dushaka kumva ni uko ubuntu bw'Imana bwaje ari igisubizo cyo gukiza umuntu, bitaturutse ku mbaraga ze ahubwo biturutse ku mbaraga z'Imana, kuko ubuntu ni imbaraga z'Imana, ubuntu ni Kristo Yesu ubwe waje kudupfira. Reka rero dukomeze umurongo wa 15, turaza gusoreza ku murongo wa 23, aho noneho dukomeza gusubiza iki kibazo Pawulo yashatse kudiringa nacyo muri iki gice cya 6. Turavuga ngo dukora ibyaha se kugira ngo ubuntu busage. Rero umurongo wa 15 avuga ngo nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Kubera ko ku murongo wa 14 yavuze ngo ntitugategekwe n'ibyaha kuko tutari munsi y'amategeko ahubwo turi munsi y'ubuntu, ahise azana ikindi kibazo gisa neza n'icyo twibajije icyumweru gishize. Aravuga ngo ubwo noneho tumaze kumenya ko tutari munsi y'amategeko, noneho reka twikorere ibyo dushaka, reka dukore ibyaha kuko tutakiri munsi y'amategeko. Igisubizo cyongeye kuba ngo ntibikabeho, cyangwa se siko bigomba kugenda, siyo myumvire tugomba kugira. Turabizi yuko Kristo yatubatuye umuvumo w'amategeko, ariko kutubatura uwo muvumo w'amategeko ntibivuze ko noneho kubwo tutakiri munsi y'amategeko, ubwo tutagitwarwa n'amategeko, ubwo tutagishorerwa n'amategeko, twakora ibyaha none uko dushaka, kubera ko igisubizo yatanze kiravuga ngo ntibikabeho. Hagiye rero gusobanura noneho impamvu zitandukanye zisubiza iki kibazo cyo kuba tutagomba gutegekwa n'ibyaha nubwo tutakiri munsi y'amategeko. Avuga ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ushize narababwiye uburyo umukristo ntabwo ari imbata y'icyaha. Mu bintu agakiza katuzanira, mu bintu biba ku buzima bw'umuntu ukijijwe, nuko Imana imukura mu bubata. Ijambo gucungurwa, turabacunguwe, twacunguwe na Kristo. Gucungurwa ni igikorwa cyo gukura umuntu mu bubata runaka aho adashobora kwikura. Kera no mu ijambo ry'Imana no mu muco w'Abayuda, iyo wabaga ufitiye umuntu ideni ukananirwa kuryishyura, wahindukaga imbata y'uwo muntu, ukamukorera atakwishyura, nta kintu akugomba, ukamukugeza igihe umuntu azaza akagucungura, mwene wanyu cyangwa se undi muntu akaza agatanga ikiguzi gihwanye n'ideni wari ufite, hanyuma akagukura
aho hantu, usibye ko umuntu wakwishyuraga iryo deni nawe yari afite uburenganzira bwo kugutwara nanone ugahinduka imbata ye. Rero natwe Kristo twari imbata z'umujinya w'Imana, twari tubohewe munsi y'umujinya w'Imana. Nubwo Bibiliya ivuga ko twari imbata z'ibyaha, ariko mu by'ukuri umunyabyaha ni imbata cyane y'umujinya w'Imana, kubera ko umunyabyaha wese ari munsi ya judgment y'Imana cyangwa se y'umujinya w'Imana. None kubera uwo mujinya w'Imana rero, kubera kuba imbata z'uwo mujinya w'Imana uri ku banyabyaha, nibyo bituma n'ibyaha bitwokipa, bigatuma Satani nawe afatiraho, bigatuma mbese ibintu byose byadutwaraho bishaka, kubera ko nta kintu kigoye, nta kintu kibabaje, nta kintu giteye ubwoba nko kuba munsi y'umujinya w'Imana. Rero icyo Yesu yakoze ni uko yaraje yishyura ikiguzi, yishyura Imana, yapeza uwo mujinya cyangwa se ahosha ubwo burakari bw'Imana buri ku bamwizeye bose. So abizera Kristo bagashyira kwizera kwabo n'ibyiringiro byabo ku gitambo Kristo yatanze, bakizwa cyangwa se bacungurwa, bavanwa muri uwo mujinya w'Imana. Rero Imana ishimwe cyane ku bwa Kristo, kubera ko igitambo cye kirakomeye, cyadukuye aho tudashobora kwikura. Murabona yuko nta mirimo umuntu yakora, nta maturo uko yabangana kose watanga ashobora kugukiza umujinya w'Imana. Nta mubare w'imirimo myiza n'ubugwaneza no gufasha n'ubunyangamugayo n'ubupfura bishobora kuguha qualification yo kuba wacika umujinya w'Imana, keretse kwemera ukizera n'umutima wawe igitambo Kristo yatambye. Kandi ubwo nubwo buntu bw'Imana tuvuga. Rero nta handi wacika, nta handi wanyura uretse kwizera ubwo buntu bw'Imana bubasha kugukiza. Naho hano rero aravuze ati, ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana bikazana gukiranuka. Kubera ko rero tutakiri imbata z'ibyaha ngo zidutware uko zishaka, cyangwa se tutakiri imbata za Satani udutwara uko dushaka, kuko twakiriye Kristo, twabaye aba Kristo, dutwarwa na Yesu. Imana nanone yaturekeye ikintu gikomeye cyo guhitamo. Ni ukuvuga ngo dushobora gukora ibyaha, ushobora gukomeza ugakora ibyaha, ushobora guhitamo gukora ibyaha, kubera ko ufite muri wowe iyo will, ufite muri wowe ubwo bushobozi bwo kuba wahitamo indi nzira, kandi uri umwana w'Imana ariko ugahitamo gukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo umukristo wakoze icyaha si uko aba yagisunikiwe cyane cyangwa se yapfuye kukigwamo. Umukristo ashobora muri we kuba yahitamo gukora icyaha, cyangwa se yahitamo kumvira inzira zitari zo. None kubabwira ati, iyo umuntu rero ahisemo kumvira amajwi, kumvira inzira z'ibyaha, ahinduka imbata, abaho mu buzima nk'aho ari imbata y'ibyo byaha, kandi Imana yaramukijije ubwo bubata. Turavuga ngo rero uwo mwana w'Imana, kuko hano Pawulo arimo arandikira abakristo, arimo arababwira ati, nuhitamo kumvira ibyaha uraba wenyine ushatse kwisubiza mu bubata, kandi Imana yarakubatuye. Ariko nanone ushobora gushaka kumvira Imana bikakuviramo gukiranuka. Arimo aravuga rero, ntiwitwaze yuko utakiri munsi y'amategeko kugira ngo noneho ukore ibyaha uko bishakiye, kuko ikiri bukubeho nuko uraza guhinduka imbata y'ibyo byaha kuko wahisemo kubyumvira. Ariko icyo duhamagarira hano ni nacyo gisubizo, na nayo nzira ashaka ko tumenya, nuko nyuma yo gukizwa ububata bw'ibyaha, tubaho ubuzima bwo gushaka no kumvira no kwifuza kumvira Imana, kugira ngo tube imbata noneho zo gukiranuka, aho kugira ngo dukomeze tube imbata z'ibyaha kandi twarabatuwe. Mu murongo wa 17 biravuga ngo, ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Haleluya. Arimo aratwereka yuko mbere
tutarakizwa twari imbata z'ibyaha, twari imbata zo gukiranirwa, twatwarwaga aho isi tujyanye, twatwarwaga n'ibyo twiyumvamo. Nta wundi muyobozi twari dufite mu mutima utubwira ibyiza, utubwira ibyo gukiranuka, uduhishurira Kristo. Ngo ariko tuza kumva, Imana ishimwe ngo yuko twumviye ibyo twigishijwe. Ibyo bigishijwe n'iki? Paul yabigishije ubutumwa bwiza, ngo bamaze kwigishwa ngo barabyumvira babikuye ku mutima. Ndashaka kubwira ikintu kimwe kiri butume utangira kugendera mu gukiranuka, utangira kugendera mu mbaraga zo gukiranuka, udatwarwa n'ibyaha, nuko ugomba kumvira ubikuye ku mutima amagambo wigishwa cyangwa se ubutumwa bwiza. Ikintu rero gitandukanya umukristo ukomeye ushikamye n'umukristo utwarwa n'imiyaga iyo ari yo yose cyangwa se utwarwa n'ibyaha ibyo ari byo byose, biterwa no kutumva no kumvira ijambo cyangwa se inyigisho agenda yumva. Aravuga ngo ikintu cyadukuye mu bubata nuko twumviye ubutumwa bwiza, nuko twumviye ibyo twigishijwe, ngo kandi tubyumvira bidukuye ku mutima. Uyu munsi ikibazo dufite nuko amagambo y'Imana tuyumva dutambuka, twumva inyigisho duscrollinga, tugenda twihuta, tugenda dushakisha inyigisho dushaka, twumva ko zituryoheye, topic twiyumvamo ibitaryoheye amatwi yawe ukabikuraho kuko ni internet, ni YouTube, ugenda ucaho ku ruhande. Ariko biravuga ngo ibanga rituma ugira ubuzima buhindutse kandi ugakurikira Imana, ukagira n'ubusabane nawe mu buryo bwimbitse, nuko ugomba kumva ubutumwa bwiza ukabwumvira kandi ukabivana ku mutima. We need to take heed. Tugomba gushyira mu mitima yacu, tukayishyira mu byo twumva, tukagira intention, tukabikura mu mutima, tukabishaka, tukabigambira, tukavuga ngo ndashaka kumva ubutumwa bwiza. Rero nk'uko wumvisha ubutumwa bwiza ugakizwa, niko ukeneye gukomeza kubwumva ubutumwa bwiza, ukabwizera, ukabushyiraho umutima wawe kugira ngo ukomeze ubone ingaruka nziza, ubone na impact mu buzima bwawe. Avuga ngo rero uko kumvira ibyo twigishijwe ngo nibyo byatumye duhinduka imbata zo gukiranuka. Bivuze ngo uko ukomeza kumvira ubutumwa bwiza, uko ukomeza kumva ijambo ry'Imana, uko ukomeza kwizera ubutumwa bwiza, aho kugira ngo ube imbata y'ibyaha, aho gukomeza noneho kuba imbata yo gukiranuka, ugatangira gukorera mu gukiranuka kw'Imana, kuko niwe gukiranuka, niyo identity yawe nshyashya wakiriye nk'umwana w'Imana. Noneho ibyo wakiriye mu mutima bigatangira noneho kugaragara hanze. Avuga ngo maze mubatuye ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu ngo kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, ngo abe ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Avuga ngo biroroshye cyane. Nk'uko igihe wari umunyabyaha wakoreshaga ubuzima bwawe bwose, umubiri wawe n'ibitekerezo n'umutima ukabiha ibyaha kugira ngo ube imbata z'ibyaha, ngo abe ari nako uyu munsi, nyuma yo guhinduka umwana w'Imana, nyuma yo guhinduka gukiranuka kw'Imana, umunsi ku wundi ugomba no gutoza umubiri wawe, ugatoza ubuzima bwawe kubuha Imana no kubiha gukiranuka, kugira ngo uhinduke imbata yo gukiranuka. Hano aravuze ngo kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Kwezwa nta kindi, kwezwa ni ugutandukanywa, bivuze kuba set apart. Imana yaducagura ngo tube abantu batandukanye, tube abantu bari ku ruhande, badatwarwa n'ibyo batwarwa byose. Ntabwo Imana yishimira ko tuba abakristo ariko tubaho lifestyle y'abapagani, lifestyle y'ibyaha. Ni iki kizatuma tuzana impinduka? Ni iki kizatuma dukura nyamara dukomeza gukora ibisa n'ibyo twakoraga tutarakizwa? Gusa agakiza kaba gatandukaniye he na mbere yo gukizwa? Ariko aravuga ngo
biradusaba kugira ngo nyuma yo gukomeza kumva inyigisho tukazizera kandi tubikuye ku mutima, bigende birema muri twebwe ubushake no kwifuza no kuba active mu gutanga ingingo zacu kugira ngo zibe izo gukiranuka, ibitekerezo byacu bibe byo gukiranuka. Kandi ndashaka kubabwira yuko umuntu ukijijwe Imana imushyiramo umutima mushya, Imana imuremamo umutima mushya, aho Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera bishize dore byose yabihindutse bishya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, Imana imuha umutima wifuza gukiranuka, Imana imuha umutima wifuza guhinduka, Imana imuha umutima wifuza kwera. Nuko gusa aba agifite uyu mubiri. Hari ahantu hano yavuze ku murongo wa 19 ngo ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukizwa ariko agifite intege nke mu mubiri. Izo ntege nke dusigarana, izo ntege nke twambukana mu gakiza, nizo zihora zidukururira gusubira muri bya byaha. Niyo mpamvu ntuzikange nyuma yo gukizwa ubona muri wowe ugishaka gukora ibyaha. Ibyo ntabwo biba bivuze yuko utakijijwe, ahubwo nuko hari intege nke ziri mu mubiri wawe kandi zizahoraho kugeza igihe Yesu azaza kudutwara. Niyo mpamvu n'igihe azaza kudutwara azaduha indi mibiri, kuko iyi mibiri ntabwo ijyanye n'abo turi bo muri Kristo Yesu. Ariko uravuga ngo kugira ngo turwane iyo ntambara y'ibyaha, iyo ntambara yo gukiranirwa no gukiranuka, nuko natwe mu bushake bwacu kubwo kumva no kwiga ijambo ry'Imana ngo tugenda duha ingingo zacu kugira ngo zikore ibyo gukiranuka. Rero hano birasaba yuko utaba umukristo wicaye, utaba umukristo uri passive, utaba umukristo w'umunebwe. You need to be proactive. Ugomba gukora, ugomba kubwiriza, ugomba kuvuga ubutumwa, ugomba guhagarara gukiranuka, ugomba kuzana abandi kuri Kristo, ugomba gukorera Imana, ugomba kuba active. Ibyo byose iyo utangiye guha ubuzima bwawe, iyo utangiye guha ingingo zawe kugira ngo zikoreshe ibyo gukiranuka, ni kugenda witandukanya umunsi ku wundi n'ibyaha. Umurongo wa 20 akomeje aravuga ngo ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari bakoze isoni? Ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Avuga ngo muribuka yuko igihe mwari abanyabyaha ntabwo mwigeze mutwarwa no gukiranuka. Hari n'igihe umuntu ashobora kuba ari umunyabyaha ariko agakora uturimo twiza akagira ngo yakiranutse, ariko ntabwo umuntu utari muri Kristo ashobora gukiranuka nk'uko Imana ibishaka. Avuga ngo rero icyo gihe ntabwo mwatwarwa no gukiranuka, ahubwo mwibuke neza ibyo byaha mwakoraga byabazaniye imbuto ki. Ntabwo ushobora gukora ibyaha ngo ugaragaze imbuto nziza. Ni nk'ari kubabwira ngo arimo gushaka kubereka yuko nta kamaro bifite, nta nyungu zihari ku mukristo, ku mwana w'Imana wiha ibyaha kubera ko yumvishe yuko ubuntu bw'Imana bumuhagije. Kubera ko nyuma at the end of the day imbuto twabonaga tukiri abanyabyaha kubera ibyaha twakoraga ni nazo mbuto zizagaragara uyu munsi nk'umwana w'Imana nuhitamo guha ingingo zawe kugira ngo zikore ibyo gukiranirwa. Ariko umurongo wa 22 aravuze ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Mbere mutarakizwa mukora ibyaha hari imbuto zagaragaraga, hari imbuto mwagaragazaga kubera ibyago, kandi izo mbuto aho zabagezaga ni ku rupfu. Buriya n'umukristo uyu munsi ashobora kuba ari umwana w'Imana, Imana imukunda koko, kandi Imana rwose imufitiye imigambi myiza, ariko agahitanwa n'ibyaha, akicwa n'ibyaha, kubera ko ibyaha aho bigeze umuntu ni ku rupfu. Ariko aravuze ngo uyu munsi rero ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, ngo mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo n'ubugingo buhoraho. Dufite izindi mbuto zirenze ibyaha. Ni ukuvuga ngo nk'uko hari inyungu mbi mu kubaho ubuzima bw'ibyaha, niko hariho n'inyungu nziza ziri mu gukiranuka. Ariko bibuke ko gukiranuka atari ibyo wishakamo, atari ibyo wihingamo, atari ibyo wiyemeza ku mbaraga zawe, kuko mwibuke yuko ni ubuntu bw'Imana budushoboza gukizwa, ni n'ubuntu bw'Imana budushoboza kubaho ku bw'Imana. Icyo dukeneye gusa uruhare rwacu ni uko dukomeza kwiga ubutumwa
butumwa bwiza, nuko dukomeza kumva ubwo butumwa bwiza, nuko dukomeza kwizera ubwo butumwa bwiza, twarangiza tukabikura ku mitima yacu, tukaba intentional mu gushaka kumva ubwo butumwa bwiza. Icyo bibaho nuko ngo imbuto zo gukiranuka, ngo imbuto zo kwezwa zitangira kugaragara mu buzima bwacu. Rero nicyo nkundira ubuntu bw'Imana, nuko bukora akazi muri twebwe. Kristo akora akazi muri twebwe. Bura iyo wihaye ubutumwa bwiza, iyo wihaye kumvira ukuri, iyo wihaye kugendera mu ijambo ry'Imana, ubuhaye Yesu umwanya kugira ngo akore agaragare muri wowe, abeho ubuzima bwe muri wowe, aba ari we ukunda biciye muri wowe, aba ari we ubabarira abantu muri wowe. Hari ibintu byinshi ugerageza gukora byiza ariko byakunaniye. Hari abantu benshi wifuza gukunda ariko ukabona urukundo ntabwo ufite. Hari abantu wifuza kubabarira ariko kubabarira byakubereye ikibazo. Ariko iyo wizeye Kristo, iyo umuhaye umwanya muri wowe, atangira gukora ibyo wowe udashobora kwikorera. Nuko niko gukiranuka. Gukiranuka ni ukureka Kristo akabaho ubuzima bwe muri wowe. Ariko ibyo ntibyashoboka ukomeje gukurikira ibyaha witwaje kuba wumva ko kubera ko ubuntu bw'Imana bwabonetse witwara uko ushaka. Umurongo wa nyuma tujye kurangirizaho atanze conclusion y'ijambo tumenyereye cyane kandi tugomba guhora twibuka, avuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Rero ibyaha aho bigeze umuntu turahazi, ni nayo mpamvu Yesu yaje kuducungura, yaje kudupfira, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko Imana ishimwe yuko itaturetse ko twicwa n'ibyo byaha, turimburwa n'ibyo byaha, ahubwo Yesu araza afata ibyo bihembo, araza yishyiraho ibyo byaha, yakira urwo rupfu ku bwacu, kugira ngo twebwe nitumwizera twakire ubugingo buhoraho. Uyu munsi tuvugana ntabwo bigukwiriye, nta nubwo ari ngombwa ko ukomeza kuba imbata y'ibyaha, kandi Yesu yaragucunguye, kandi Yesu yaraje agahinduka icyaha ku bwawe kugira ngo wowe uhinduke gukiranirwa kw'Imana. Ntabwo gucika ububata bw'ibyaha ari ibintu uzishakamo, ari discipline uzishyiramo, ahubwo nuko uyu munsi Imana iguhamagarira kumwizera. Niba utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, niba Yesu ataraba umwami wawe, uyu munsi uhitemo, uyu munsi wiyemeze, umunsi uvuge ngo nyuma yo kumva ubutumwa bwiza nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Kandi ukeneye ubundi bufasha wanatwandikira kugira ngo dukomeze tugufashe. Niba nawe ukijijwe warakiriye Kristo ariko ukirwana n'ubuzima bw'ibyaha, uyu munsi utwarwa ukagaruka ukisanga ubayeho ubuzima bwo kwiciraho iteka, kuko ugerageza gukora ibyiza ariko ibibi bigahora bigutanga imbere. Uyu munsi ndashaka kukwibutsa yuko igisubizo kiri mu kongera no gukomeza kumva ubutumwa bwiza, kandi ugakomeza ukizera Yesu, ugakomeza ugahamagara ubuntu bw'Imana ku buzima bwa buri munsi, kugira ngo ubwo buntu bukomeze bugushoboze kugusimbutsa ibyo udashobora gusimbuka. Icyo gihe rero iyo wizeye ubuntu bw'Imana umunsi ku wundi, ubasha kubaho ubuzima bwo gukiranuka kandi bitakuvunnye. Imana rero ibaho umugisha. Niba ukeneye gukomeza kumva inyigisho, wareba kuri channel yacu, ugakomeza gufashwa n'amagambo turimo kwiga mu gitabo cy'Abaroma. Imana rero ibaho umugisha. Dukomeze tubane, tuzakomeza icyumweru gitaha tureba igice cya 7, tureba amategeko n'icyo Imana yatangiye amategeko. Mwari kumwe nanjye Arsene Manzi. Imana ibaho umugisha.